yafashe yashoka arangije arayimanika hejuru aravuga turabizi n'ibintu iti ngiye kukwica nge nta kintu na kimwe numvaga cyampindukaho ndavuga niba ugiye kunyica ku mutima nta nubwo nabimubwiye naravuze ati yaravuze ngiye kukwica ati nifata gutya ndavuga ati kuko kuva na kera najyaga gusenga nubwo najya gusenga ariko nasengeraga muri Islam ndavuga ati bismillah mana umfashe rwose undengere nimba mpfuye simfe nanduranyije ni muri make nishyiramo yuko icyo gikorwa nubwo kitaragerwaho ariko byanga byakunda ariyo ntego uwo mbona wakoze ikosa ntababarira mama wanjye kuko n'ubu ngubu wenda niyo nubwo ntanamubabarira kuko iyo ntekereje ngewe ibyo yankoreye agahinda karanyica. Eyo, that's your boy Pio Nika Suez. Tambi rya muzika y'Rwanda show business Rwanda kuri Legacy TV ariyo duharanira kabisa n'ugende byose ari fresh. Komeza gusoza ukoze subscribe kuri Legacy TV herereye mu ntara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'umucyo wa Kigali, abari muri diaspora ku mugabane w'Uburayi, Europe cyangwa se abari muri Amerika, Australia, Oceania, mwese turabasoje kabisa muri abantu bagaciro kuri twebwe, tutibajya abantu muri Aziya. Uyu munsi turi kuri Legacy kuri Move. Intego ni Legacy Move on the Move. Turukoresha ngaha umupeti murimo kubona hanga kuri ekra zanyu cyangwa se ku matelefone yanyu. No umwana usa nk'umuntu witonze cyane nanjye kuvuga ngo wahuritse. Reka bendetse kubivuga cyane. Reka utangire tuganira nawe muraza kumenya byinshi kuri we. Musobanukirwe unagenda ibyo mwunguka mu byinshi cyane. Petit frère, bimeze bite? Ni sawa, amazina yanjye banyita Munezero Aime. Nkaba mvuka mu karere ka Kicukiro ariko ubu tukaba ntuye mu Bugesera. Uvuka muri Kicukiro ubu ngubu utuye mu Bugesera? Nyine urumva ubwo turabimukira mu Bugesera. Waje kutureba ngaho uvuye Bugesera? Yego. So Munezero Aime ni muntu ki, yavuze ngo ni muntu ki, uvuga ngo guhera mu mizi yawe ukivuka wakuze mu buzima wabayeho ute, ubu ngubu ubayeho ute? Munezero Aime ni umuntu ufite ibikomere ku mutima, umuntu wahuye n'ubuzima bukakaye ariko wenda ushobora kumubona aka kanya ntabwo wamukekera kuko mu buzima tubamo habamo kwiyakira tugahura n'ibibazo binatandukanye ariko tukabasha kubyakira. Rero umuntu Munezero Aime ni umuntu warezwe na mukase, mama wanjye yantaye nkiri mutoya mfite imyaka 2 ariko muri iyo myaka 2 narahuburitse mpura n'ibibazo bikomeye, ibibazo harimo kuburara urara hanze. Rero nta kintu kibabaza nko kuba urara hanze kandi hari wenda inzu wakarayemo, izo nzu haba zijyanyemo wenda nta gaciro bakurusha, muri make bikagenda bikubabaza mu buzima. So ukomeje ku kintu cyo kuvuga ngo nabaye kwa muka data mama aranjugunya, reka mbyinjiremo neza. Ubundi kugira ngo mama wakwijugunye waruye rero kubyari iwanyu kwa kuntu mama cyangwa se umukobwa byari umwana wawe cyangwa yarafite umugabo barasezeranye babana nk'umugabo n'umugore? Papa wanjye ntago bigeze basezerana ariko gusa babanye mu buryo nyine nk'uko umuntu wenda bari ku gahigo n'undi ari ku gahigo bakaza guhura ukavuga ati ngiye uyu muntu ndamwikundiye dushaka kubana. Wenda igihe runaka ukumva yuko wenda utagishoboye gushobokana nawe bigahita biba ngombwa yuko buri wese akatukwe n'undukwe, ariko nyine byabaye ngombwa yuko ubundi papa ari we ubitangira. Uvuze ngo bahuriye mu gahigo, umwe aravuga ati reka ncukanye ndacukwawe. Babana muri icyo gihe umwe avanganye gucuke n'udacukwe. Waruzi ubwenge ku buryo byabaye ubibona cyangwa nibyo byirwa utigeze ubonesha amaso yawe? Kuba ngenda bibwirwa ntago ari ibintu urumva niba byarabaye mfite imyaka 2, ibyo bibazo burya ni bimwe mu bindi bishobora no niyo waba utabireba ariko byanga byakunda ingaruka urazibona, niyo waba utaranabibwiwe ukagenda ubona ingaruka kibaza se izi ngaruka ziva kuki, mbikura kuki ibibazo muri make, ariko byanga byakunda nawe amateka urayamenya. Iyo wavukiye ahantu heza uramenya ukavuga ati
mu rugo mujya gukorera bino bintu kugira ngo mvukire hano hantu byaciye byanyuze mu zihe nzira. Ya. So papa wawe na mama wawe, papa wawe akimara guta mama wawe akavanga aragiye, ese mama wawe yagize ubushake bwo kugukorera cyangwa nawe yaravuze ati ubundi uyu mwana bansigiye bimeze bite, uhagenda no kumujugunya bikagira inzira, byagenze bite? Ya, urumva mama nawe ntago yari umuntu wishoboye birenze, ariko gusa nawe nta gihe kinini yigeze ndera, byibuza niyo aza kundera wenyine ntari kuba mvuga ati aka kanya nkeneye umuntu bita papa, njyewe yuko wenda mubaze impamvu ibyo mama yankoreye yakagombye kubifatanya na papa. Ariko nyine mama nawe ntabwo yihanganiye kuvuga ngo agire ubutwari bwo kuvuga ngo arere umuhungu Munezero Aime. Wenda wasanga ku giti cye, wenda sinzi niba nanyumva cyangwa nandeba, sinzi buriya ushobora no gusanga yaba azi ko hari n'aba narapfuye wenda. So hagati ya mama wawe na papa wawe, papa wawe yabataye usigarana na mama wawe, then mama wawe aguta uri wenyine, usigara wenyine, uwo ubona ukoze ikosa rikomeye utababarira ninde muri abo babyeyi bombi? Ya, uwo mbona ukoze ikosa ntababarira mama wanjye. Kuko n'ubu ngubu wenda nubwo ntanamubabarira, kuko iyo ntekereje njyewe ibyo yankoreye agahinda karanyica, kuko buriya nkeka yuko atari nanjye gusa, buriya ushobora gusanga ku rundi ruhande mfite na mushiki wanjye, kandi nawe ntabwo sinzi ahantu ari, naje kumva yuko yavutse mfite imyaka 7. Urumva yuko murusha igihe kinini. So nyuma y'icyo gihe rero papa wawe na mama wawe baguta bose bakagenda, waba warongeye kugira amahirwe yo kubana nabo cyangwa bagiye umuti wamperezayo? Ya, urumva mama we yahise afata umwanya ahita njyana kwa papa, kandi papa nawe yari yarashatse undi mugore, baranabyaranye, bafite n'abandi bana. Rero nibwo nagezeyo, ibibazo noneho bitangira, ntangira kubona yuko koko noneho ntangira kumenya isi turimo, ndavuga uziko uwo ari we wese yamunyagira pe. Numva ni ibintu by'ibibazo, guhera umunsi angeza kwa muka data mama, niwo munsi agahinda kanjye mporana ku mutima niho kavuye. N'izi saha ntekerezaho nkumva umutima ugize ikintu cy'ikiniga, amarira akaza mu maso, nkumva hari ubundi buryo nabigenzamo, muri make nagikora, hari uburyo mbigenzamo kugira ngo mbone mama mubwire, mubaze wenda niyo ntanamubabarira, ariko mubaze icyatumye abikora, kuko burya mu mutima tugira kwicuza. So wageze kwa mukaso na papa wawe urahaba, uhari icyo gihe, muri icyo gihe hagati ya mukaso na papa wawe nda gutotezaga cyane cyangwa se wabonaga atakwitayeho n'ubuhe? Umuntu utari unyitayeho ijana ku rindi ni muka data, kuko muri iyo minsi hari igihe bamwe bajyaga njyewe bakicara imbere yanjye, bakicara bakarya bakarangiza, kandi njyewe nanjye ndumva nshonje, ariko nkavuga kuko nta kundi byagenda nyine, abana bakarya nyine, wa mugani w'ikinyarwanda bajya bavuga ngo uhagarikiye n'ingwe aravoma. Nkaba ntakuramo ngo mbige, kandi nkaba nta n'ubundi buryo nabigenza nyine, nkemera nkatuza, kandi akambwira n'akazi nkora nako nkagakora nanabikunze kandi. Ariko yanyohereza gusenya, ubwo nyine wenda muri make nk'imirire yanjye igatangira kubonekera muri ya mirima abaturage baba barakuye, haragiye hasigaramo ibijumba. Urabizi ikintu bita ubujumba, sinzi niba waba warabaye ahantu bahinga ibijumba. Natangira nyine, ntangira nkazajya ngenda nkatoragura ubujumba, nkahekenya, nkatahenda yatumye wajya ngo ngwaye urushwima. So muri icyo gihe mama na nyoko wanyu yagufataga gutyo? Nyoko wanyu no, mukaso yagufataga gutyo? Nta gihe wamuregeraga papa wawe, cyangwa se kubona papa wawe yagize reaction mbi akaba yamucyaha cyangwa nawe yapfa guterera iyo? Muri icyo gihe yarambwiraga ati nuramuka ugize ikintu ubwira siko, nzakwereka uburyo nzakugenza. Kandi kuko ntabwo byaje gutinda, papa nawe yaje kwibonera ukuri, ntiriwe nanamubwira.
akajya yibonera ukuri nyine, akabona rimwe na rimwe nkabwirirwa, yaza akambaza wariye, nkambwira ati nariye, kugira ngo bigende bite, kugira ngo ejo papa naba yagiye mu kazi ntazasigara nkubitwa muri make ari ibibazo gusa. Najyaga guhinga, urumva rero iyo nabaga papa we ntabwo yahingaga, iyo nabaga najyanye nawe yari afite uburenganzira bwo kunkorera icyo ashaka cyose. So aho kwa mukaso waje kwava ryari cyangwa wakomeje kuba mpaka igihe cyose? Ntabwo nigeze mpaguma ngo mparambe kugeza wenda n'ubu ngubu ntabwo ariho ndi, ariko gusa mu guhera muri 2014 ntabwo nari nkiba mu rugo, kuko nabonaga ibyo mpabona n'ubundi birutwa no kuba wajya kwibera marine ukavuga epu niba mburaye ndaburaye, ariko nta muntu n'umwe ndi buganyire mvuga ngo byibuza ngo kuba runaka atamaye ibiryo birambabaje. Nyine nagezeho mfata umwanzuro ndavuga noneho gupfa ni rimwe no kuvuka ni irindi, ndagenda njyewe nifatira umwanzuro. Ubu ngubu hari n'abantu wenda nshobora kuvuga Munezero Aime, ariko hari n'abandi bantu banzi ku izina y'umwihariko ryitwa izina rya Kirihahira. Hari abantu banzi nyine ku izina rya Kirihahira, kubera ko nyine nitunze, nkora ibibaho n'ibidashoboka, ibyo nashoboye n'ibyo nashoboye byose ndabikora. Wenda saa hizi nabo nabikoreye, hari igihe bambwira ati rwose uri umuntu w'umugabo, wenda nubwo bavuga ko kuba umugabo ari ukuba wubatse urugo, ariko hari no kuba umugabo bitewe n'ibikorwa wakoze. Burya nta nubwo umuntu aba intwaye kubera ko yarwanya urugamba rurenze, ahubwo ibyo wakoze nibyo bikugira ubutwari cyangwa se bikugira umugabo. 2014 uvuye kwa papa wawe na mukaso, ukavuga ugiye kuba marine. Nyereka inzira y'umusaraba waciyemo noneho muri iyi myaka 7 kuva 2014 kugeza ubu ngubu 2021. Muri make uhimbwire neza ukuntu byagendaga muri iki gihe, ukuntu wari ubayeho. Musaza, ni ibintu by'ikiniga gikomeye ku mutima wanjye, n'ubu ngubu ndumva ndi gushenga. Numva n'amarira ejo narire uruhuko, burya kurira ngo nukuruhuko, narire uruhuko byose byangire. Birangora kubivuga, ariko ntacyo, kuko n'ubundi ntago akari ku mutima kasisikara ku munwa. Ntago nanone wa mugani waguma byigumaniye, hari igihe usanga nanone biguteye n'izindi nkovu zisanga ibyo wahuye nabyo. Ni ukuruhuka kabisa. Mu rugendo rwanjye nkiva aho ngaho naragiye mfata umwanya ndagenda aho nari ngiye ngezeyo bampa akazi ko kuragira ihene, ndaziragira ihene. Nta nubwo nazo naziragiye kinini, naziragiye amezi 5. noneho mbyutse mu gitondo nsanga ihene ya boss bayitwaye. Boss namubwira, boss ihene bayitwaye. Ubwo ngubwo yanga kubyumva, arambwira ati noneho ushobora gusanga ari we wanayibishije, dore ko umeze nk'amayibobo. Navuga ati boss mbabarira, ni ukuri kw'Imana ntago nigeze sinanabitinyuka gutwara ihene yawe, ati kandi mbizi yuko arizo ndagira, arizo zintunze. Ngo reka ngo iby'abakozi ndabimenyereye, ngigendere. Ubwo ngubwo ntago yigeze ankora ibintu birenze. Cyakoza yankubise urushyi rumwe, arambwira ati igendere. Uwo munsi ngenda mbabaye, ariko kuko nta kundi nari mfite mbigenza. Noneho n'uwo munsi banyirukanye, ntago natashye mu rugo. Naragiye, hari abantu bari inshuti zanjye, kuko aho nazirajyaga n'ubundi ni mu murenge w'iwacu, ariko atari mu kagari kamwe. Ndangire ndavuga ati rero niba banyirukanye, kandebe umuntu turi inshuti, mubwira ati rero njye nkuha 1000, ujye unyereka aho ndara honyine, njyoke nigendera, njyewe ntahe nje kuryama gusa. Umutipe nawe ntago yambaniye umuntu mwiza, ntago yabyumvishe. Yarambwiye ati reka ntago ibyo bintu byashoboka byo kuvuga ngo uziye urara iwanjye, ntago byashoboka. Arankanira burundu. Ubwo hari ikizu hirya yiwe kidakingwa. Ndangije guhera uwo munsi ndagifata nkajya nyiraramo, nambara ipantaro imwe n'ishati imwe n'agapira kamwe. Nta napfa no kujugunya mu buzima, kambereye amateka. N'ubu ngubu nkakunda kurusha n'indi myenda yose natunga cyangwa n'ikindi kintu natunga, ndagakunda kuko ni amateka. Nakararanye mu itaka, nkararana mu mvura y'ubutita, nkabyuka nkakumiraho nyine,
ni uwo munsi natangiye kumenya yuko noneho isi ari isi koko, uwo ari we wese yayinyagirwamo. Amagambo navugaga abanyumvaga baravugaga, ariko se uyu mwana ko numva yabaye umugabo akiri umwana. Urumva nyine haracyagarukamo ka kantu ko kuvuga ngo uri umwana, ariko noneho amagambo uvuga atandukanye n'ibikorwa ukora cyangwa n'ibyo uvuga. Ntangira nyine kuguma uwo munsi, ndatangira kugenda nkatangira gushaka aho nkura ikiyede, ndagikora. Ikiyede nahembwaga amafaranga 1000, bakavuga ngo kubera ko ndi umwana nawe guhera mu gitondo nka saa 12 n'igice ukageza saa 12 zuzuye cyangwa saa 11 ugakorera 1000. Urumva yuko nyine ntica ntikize, ni ubucakara bwari buri aho ngaho. Rimwe na rimwe hari naho nagiraga bakambwira ngo ariko se sha wambobowe, ubundi ngo buse ngo noneho ngo afashe umwanzuro ngo kugira ngo utagira uwo wiba. Kandi niba mu bintu byo kwiba nubwo babinshinzaga, burya iyo umuntu akubona uhagaze nabi utari mu murongo fresh cyangwa byakunda, bagukeka ko uri igisambo, uri marine, uri iki nyine, buri kimwe cyose wagikora. Atangira nkajya nshinzwe ati uyu nguyu abasi bamwe muri bamwe badutega bakatwambira ubuntu. Numva noneho ni ibintu ntangiye gukorwa n'isoni. Muri uwo murenge noneho byarangiye nkuvuyemo burundu, ndavuga ati noneho aha hantu mu rugo, noneho mu murenge wo mu rugo ndahavuye, ntangire noneho njye kubaka ahandi amateka mashyashya. Aho ngaho nagize amahirwe, ahantu nahise nimukira hari mu murenge wa Nyamata hariya Kanzenze. Niho nagiye, naho n'ubundi ka kazi n'ubundi karankurikiranye ko kuragira ihene, ariko biza kuba ngombwa yuko akazi nkahagarika nkabona kandi nza gufata akazi ko ku modoka, ka kandi ko kwihene ndakareka. Akazi ko imodoka kuyoza, kuyipakira. Ubwo muri iyo minsi, muri iyo myaka nibwo nari maze kugira nk'imyaka 15, 16. Ndatangira navuga se ubu ngubu imodoka nzajya nyipakira, nzajya no kurenza igitiyo sinari mbizi. Urumva yuko ni ibintu byari ibibazo bisaba kwihigamo ubushobozi udafite, gukora ibyo utagenewe. Ariko ndavuga ati noneho nta kundi, ubuzima bwanjye ndabona ari nko gupfa nk'imbwa, kuko n'ubundi mukadata yagumaga ambwira ngo we n'ubundi uzapfa uri imbwa, nta kintu uzimarira, ngo n'ipantaro ntuzayigurira. Bikambabaza. Muri iyo minsi yabimbwaga nyine, agahita ambwira ati ngakire genda ujye kunzanira inkwi nyine n'amazi, kandi uvoma amajerekani 4 utereke hano mu nzu. Reba nawe muri iyo minsi ari n'ahantu ujya kuvoma ari nko kugenda nk'isaha 1 n'igice kugira ngo ugende ubunagarutse. Urumva yuko byabaga ari birebire, kandi akaba bizi yuko ndebujye no ku ishuri saa 6. None ubwo nanjye nkaba mbizi neza yuko nasanga ya majerekani ntayavomye kandi ngo nagiye kwiga, ndakubitwa kakava kabisa. Noneho ubu ngubu tuvugana cyangwa se unsanze aha ngaha, akazi urimo gukora ni akahe? Ubu ngubu akazi ndi gukora nshobora kukita ako mu rugo. Ni ako mu rugo, ubundi niko benshi bakazi, ni ako mu rugo pe. Akazi se ubona biri kugenda ubayeho neza cyangwa biracyari kwa kundi? Uko biri bimbereye aho mama wanjye atari naho papa wanjye atari, kuko kuri uyu munsi wa none niyo naburara ntago papa yamenya ngo naburaye, mama wanjye ntazi ngo naburaye. Muri make ni ukuvuga ngo njyewe bimpesheje amahoro kuruta uko nanone azaza ambwira iki cyana ngo narakibyaye, akaza muri make akubwira nawe amagambo y'ababyeyi urayazi. Kuko hari n'igihe cyageze njyewe bagashaka bakajya bambwira ati wowe birutwa nuko umuntu yakwica ugapfa. Akambwira ati birutwa nuko yakwica ugapfa. Ashaka kukwica se? muri iyo minsi gushaka kukwica wakizwaga n'iki kugira atakwica? Umunsi wa mbere ibyo bintu bibaho, nari mvuye kuva mu gitondo saa 11. Ntangije ambwira yuko tugomba kujyana guhinga. Arangije ndavuga ati rero kujya guhinga nta kibazo pe. Kumbe guhinga papa nawe ubwo ngubwo yagiye mu kazi saa 12.
agiye mu kazi saa moya ziragira ntiturajya guhinga, arambwira ati rekura ziriya hene ugende uzizirike hariya ruguru y'urugo, ubwo no mu rugo twari tworoye, ugende uzizirike ruguru y'urugo uhita ugaruka hano twitegure tugende. Ihene ndazijyana n'umutima mwiza, ndavuga ati nta kibazo, ati noneho manza Mary yahindutse, kuko namwitaga mama ntabwo namwitaga mama runaka cyangwa muka data, oya namwitaga mama wanjye nyine, nubwo n'ibyo yankoreraga bitari byiza ariko nkavuga mama wanjye kangende buriya wasanga mama wanjye ndabona yabaye mwiza, noneho muri iki gitondo yahindutse. Mu ma saa 2:30 nibwo twari tutarajya guhinga, arangije arambwira ngo iva hano mu nzu, ndagenda. Twari dufite ishoka nziza rwose nini ubona yuko yasaga igiti yari icyayi byatari. Noneho arangije anyingirana mu nzu, akinga urugi rwo muri korodori, akinga n'urundi rugi rujya kuri salo, anshyiramo hagati ya korodori n'ibyumba. Arambwira turabizi n'ikindi, ati umbereye ikigeragezo hano muri uru rugo. Nta kintu namuvugishaga, iyo yavugaga naravugaga mu mbabarire, kandi nabwo nkabivuga mvuga ati Mana umfashe ntankubite, ati byibuze ntankubite mu mugongo, ko mu mugongo ubwo nari naramugaye, n'ubu ngubu ntabwo bimeze neza, ko hari igihe kigera umugongo kanjye bitewe n'uko ancaho akankubita inkokora mu mugongo, ingumi, nkavuga ati rero ibi bintu ariko byo nkajya nicuza nkavuga iyaba mama yari ahari byibuza bikabaho. Biri muri koridori rero ukuntu byagenze, yafashe yashoka, arangije arayimanika hejuru, aravuga turabizi n'ibintu, iti ngiye kukwica. Njye nta kintu na kimwe numvaga cyampindukaho, ndavuga niba ugiye kunyica, ku mutima nta nubwo nabimubwiye, naravuze ati yaravuze ngiye kukwica, ati nifata gutya, ndavuga ati kuko kuva na kera najyaga gusenga, nubwo najyaga gusenga ariko nasengeraga mu Islam, ndavuga ati bismillah, Mana umfashe rwose undengere, nimba mpfuye simfe nanduranyije. Ni muri make nishyiramo yuko icyo gikorwa nubwo kitaragerwaho ariko byanga byakunda ariyo ntego. Ishoka amaze kuyimanika, akiri kuntonganya ambwira ngo dore ngo nteranya na siko unkoresha ibi byose, akaza akavuga ngo sinakugaburiye, ati niba mba ntakugaburiye kandi njye nawe tuba tubizi, hari undi muntu uba wabibonye? Icyo kintu nyisabira imbabazi. Arambwira ati rero, ati ngiye kukwica n'ubundi nanjye njye gufungwa. Numva nyine ntago kuvuga ngo kunyica ngiye kuri njyewe ntabwo hari ikiri inkuru itangaje, nta nubwo byanteraga ubwoba, ahubwo naravuga ati noneho uramutse umfashije napfa nkigendera n'ubundi nkava kuri iyi si, kuko ndabona kuri iyi si ari ukubaho nicuza, ni ibibazo gusa, nkicuza icyatumye mvuka, kandi wenda nimara gukura wenda nshobora kuzagera ejo heza none nkavuga ngo Imana imbabare kuba naricuje kuba nkiriho cyangwa kuba naravutse ibya bindi nicuzaga. Ishoka rero wapi, hari umuturanyi wari uri ruguru yacu kugiye yantunganyaga asakuza, hari umuturanyi wari ruguru yacu azavuga ngo mama Steven ari mu nzu, arambwira ati angira gutya urutoki, aravuga ngo uceceke. Ndavuga ndaceceka burundu ndanweza, arongera arakumanga ku rugi ngo ese mama Steven ngo kunyihorera, nguraho umuturanyi bamwitaga Mukamana, avuga nguraho Mukama, ati turaho, ati se ko mwikingiranye n'umuhungu wawe, ati wapi, ati yari yagiye kuryama arakinga, none rero nari ndimo mubaza impamvu yagiye kuryama kandi hari akazi ko gukora. Ubwo urumva yuko wa wundi ntabwo yamenye uko byabaye, kandi nanjye sinari mfite uburenganzira buvuga ngo birata byari bigenze gutya cyangwa yarankoreye ibi. Ubwo nyine ibyo bintu narabyigumaniye ku mutima, noneho mpita mvuga ati noneho bya bintu ndabona biriseriye, nzajya mbwirirwa ahubwo nzajya nshima rugira mvuga ati Mana urakoze kuba uyu munsi unyirije, ariko nubwo ntariye ariko umunsi ndawurangije. So tumeze nk'abagana ku musozi w'ikiganiro twageranye nawe, nk'ubutumwa buhe wagenera mama wawe na papa wawe, abo ngabo bakwanze n'abandi bantu bose batakubanye neza, ubicishije nko mu buryo bw'akaririmbo?
ubutumwa nabagenera wenda mbucishije mu ndirimbo. Hari akaririmbo mfite bita wankizwa n'iki, nubwo kataragera hanze kubw'ubushobozi, ariko byanga byakunda duhora dusaba Imana tuvuga ati Mana udufashe bigende neza, uyu munsi ni bucya, ejo ntabwo tuzi ko bizaba bimeze. Ariko reka nkahereze wenda abari kutwumva. Ngo when I wake up in the morning nkatangara my life for everything and all city I did, I'm sorry, oh no, I will never forget what you told me mbikoze. Mana uzambabarire nyirimpuhwe, nta kibazo mfite cy'icyo ndi burarire, ingangi nteye cyangwa inshuti zanjye zinyihishemo ntazi icyo zihatse, struggle zinkoreye ngo zinsekere. Najyaga mbaza data niba umukiza azaza, ibyo urabirira kandi cya gikura kigwisha iyo mu nda. Humura data ubuvura bwanjye ni mu nda, umpandisha gusenga muri struggle z'abasaza. Najyaga nibaza ikizamumuriza, irari ry'ibyesu urakunda yudukura urushyiriye mu nda. Kabone niyo nakunda, wanyizwa n'iki, wanyizwa n'iki, wanyizwa n'iki. Dusoza kankubariza utubazo tubiri tw'uduchallenge ubundi twikomereze. Uransubiramo ngo kugira ngo mvuge ubwonko bwawe bugikora, ndabona ukiri na muto. Tout ce que je sais que je ne sais rien. Ntabwo kukana ntabwo nakumvise. Uvuga ngo tout ce que je sais que je ne sais rien. Tout ce que tout je ntabwo kukana. Biragoranye kabisa. Uriya mu bwonko ubundi bisa nkaho mu bwonko biba byibanze kubera yuko iyo bavuze ngo Minaroke washatse kuvuga iki? Minaroke muri make nk'ukuntu numva Minaroke. Sorry. Ukuntu numva Minaroke numva ari nk'ikintu gishobora kuba gifasha wenda gitanga nka support runaka nko ku bintu wenda sinzi ntago sasa ni ibintu tugoranye kabisa. Ari umurenge n'akarere ikiri mu kinini iki? Ari umurenge n'akarere. Umurenge ni uri mu karere. So mwabonye ikiganiro cyiza twajyanye ahangaha na Munezero Aime. Ni ikiganiro cy'umwana watawe akiri muto n'ababyeyi bombi. So inama dusoza twagira ababyeyi, mbere y'uko umugore n'umugabo mujya gushakana, mujye mubanza mutekereze ngo abana bacu iterambere bazabaho bate. Ese ko tugiye gushakana dufite ikintu kizabatunga, ese bibaye ngombwa ko dushukana tugakora divorce, abana bacu bazabaho bate? Kuko bino bintu bisigira ibikomere umwana, abamubonye bose bikabasigira ibikomere. So guys badukurikirana kuri Legacy TV, mbere y'uko mukora ubukwe cyangwa se mbere y'uko mukora amabi mukajyana mu byara abana, mujye mubanza mutekereza avenir na future yabo. So Munezero Aime wakoze cyane, Imana ikurinde kandi guhumugisha. Namwe murakoze mwamaye uyu mwanya, kuko uyu mwanya ni uw'agaciro kuri Munezero Aime. Ubundi baravuga ngo agatoya kabyara ikinini. Kuko aka kanya mbonye wenda ejo nshobora kuzabona noneho akarenzeho, wenda nzanatanga n'ubutumwa burenze, kuko mfite ni indirimbo ndimo ndakora indirimbo, nubwo mbona ubushobozi buracyari hasi, ariko byanga byakunda nzi ko bizagenda neza. So still I'm your boy P Onika Swez Nexi Hamburger. Kora subscribe kuri Legacy TV. Ikiganiro kigushimisha ukubitaho ka kantu ka share abantu bose kibagereho. Stay in touch. Ciao.